Bigogwe rero yari umukobwa wari uragiye inyana kuri ako gasozi. kuri ako gasozi. Yego. Ingwe yaramufashe iramukurura imwinjirana muri ako kavumo, iramurya iramwica, bahitira ko ku Kanyirabigogwe. Nirwo bita ibere rya Bigogwe. Bere rero yari umutwe. Yari umutwe. Yitwaga Bere. Yitwaga Bere. Okay. Urwo rutare rukabamo inzuki. Noneho rero Bere aramanuka, ageze aho ngaho inzuki ziri arahakura. Ahakuye rero ararya aratamira. Wa wundi ati kutampaye ati ndaguha shaba witonze. Okay, bakunzi bantu bacu TV turacyabaha ibyiza. Nkuko mu Kinyarwanda bavuga ngo utaganire na se ntamenye icyo sekuru yasizavuze. Ndi kumwe na basogokuru banje baraza gutangira batwibwira, ariko mbere yuko batwibwira nanjye nkabanza nkabibwira mu Kinyarwanda gitomoye. Nitwa bica mu maka bya Munyandamutsa Deni bya Rudonyori rwa Karimumvumba wa Gafurumba wa Samvura rwa Rugirangoga rwa Nyagafanga. Naho ngarukiye nuko ndeshya. Abasaza namwe muratangira mutwibwira, ndahera kuri wowe mbere yuko tugera kuri sogokuru wacu ubwira abadukurikiye muri rusange. Nitwa Rudakubana Donate. Yego. Ndi umusaza ufite imyaka 83. Okay. Ndi umuvukire w'aha ngaha hahoze hitwa Komine Mutura. Okay. Hari ibindi? Ibyo birahagije. Sogokuru wacu turagusaba kutwibwira mu Kinyarwanda bitakugoye, gakeya birahagije. Nitwa Laurenti Munyangabo. Yego. Waseburo Karasanye ka Serutamu. Yego. Serutamu rwa Kigundu cya Muguri. Yego. Muguri wa Kanyangezi ka Muhutu wa Kabura ka Mugunga wa Ndoba ya Ndahiro, Ndoba ya Ndoli ya Ndahiro, Rwabanze cya Matara, umwami wa gatatu mu Rwanda. Okay, urakoze cyane. Murabyumva ko abantu baba bazi bisekuruza byabo, namwe mujye mubaza mumenye aho mukomoka naho mwavuye kugira bibashe kumenya amateka yanyu na za kirazira zanyu. Turi mu Bigogwe, hitwa mu Bigogwe mu murenge wa Bigogwe. Murabizi by'amateka y'inahangaha, ubukerarugendo bumaze gutera imbere muri iyi myaka ya vuba hano mu Rwanda mu Bigogwe. Ni mu karere ka Nyabihu. Ndi kumwe n'abasaza bahavukiye, mwabumvise ko ari bakuru, bafite ibisekuruza bya kure cyane mwebwe mutabasha kugeza. Mwabasaza mwe ndagira ngo dutangirire ku mateka ya Bigogwe. Hano hari ubukerarugendo bumaze gutera imbere, njya numva ngo amateka ya Bigogwe, ibere rya Bigogwe. Reka duhere kuri ako kantu tukitseho mbere yuko dukomeza. Ibere rya Bigogwe ni irihe? Nahoze mbona abantu bino banyereka, mbona hariho ibihu byinshi, nanga mukunda kugira ibihusi nk'iyi wacu, ntitwabasha kuribona neza, ariko turaza kuriberekana ryo turabireba. Ariko reka dutangire mumbwira nk'abantu bahazi ibere rya Bigogwe. Ni ibere Bigogwe ni iki muri rusange mbere na mbere yuko tugera ku ibere rye cyangwa ku ibere niba ari umuntu se? Bigogwe hepfo hano munsi y'ikigo hari agasozi karekare baje kugacukura, ariko kari karekare bakavana nk'umucanga kavaho, ariko hasi hari akavumo. Bigogwe rero yari umukobwa wari uragiye inyana kuri ako gasozi. Yego. Ingwe yaramufashe iramukurura imwinjirana muri ako kavumo, iramurya iramwica, bahitira ko ku Kanyirabigogwe. Ako gasozi kitwaga ku Kanyirabigogwe. Aho uwo mukobwa witwaga Bigogwe ingwe yamwiciye. Irumvikanye. Ku ibere rya Bigogwe rero. Yego. Ubwo aho hari urutare. Ubwo urwo rutare rero ni urutare rurerure. Yego. Nirwo bita ibere rya Bigogwe. Nirwo bita ibere rya Bigogwe. Bere rero yari umutwe. Yari umutwe. Yitwaga Bere. Yitwaga Bere. Okay. Urwo rutare rukabamo inzuki. Noneho bashaka uburyo bazihakura birabayobera.
bajya inama. Umwe ati ndajya ruguru mu gasozi hejuru, ndafata urukamba urumanukireho ujye guhakura, ariko ubanze wampa ku buki. abwira Bere. Noneho rero Bere aramanuka ageze aho ngaho inzuki ziri, arahakura. Ahakuye rero ararya aratamira. Wa wundi ati kutampaye, ati ndaguha shaba witonze. Arasubira arahakura ararya ataramuha. Abonye rero ko atamuhaye, aramurekura arahuruduka arapfa, bahitira ko kwibere rya bigogo. Yaramufasha yazize ubuki. Bere yazize ubuki, yari umutwe. Bahita babifatanya no kukanyira bigogwe, byitiriwe wa mukobwa ingo yishe. Bahita ku ibere rya bigogwe. Birumvikanye. Ubwo abibazaga ngo ibere rya bigogwe, ngo bigogwe ngo ni umuntu cyangwa ngo ni umusozi, ngo ni ibuye, ni abantu babiri bahagiriye amateka biratandukanye. Hitwa ku ibere rya bigogwe. Habayeho Bere, habaho n'umukobwa witwaga Bigogwe. Icyo kirumvikanye. Ndakomeza ngere ku kindi kibazo abantu bakunda kwibaza. Ubwo icyatumye hitwa Bigogwe cyumvikanye n'umurenge w'ubu ngubu uyu munsi wa none muri 2024 witwa umurenge wa Bigogwe. Ni ahantu hamenyekanye cyane. Ku bijyanye rero n'abatware bagiye babaho mu Rwanda rwa kera, hano hitwaga mu Bigogwe, wari wabanje kwasobanura ngo hari komine mbere sinavuze imbere ku ngoma y'abami. Yego. Ku ngoma y'abami nje namenye ubwenge ku ngoma ya Rudahigwa rwa Musinga atwaye u Rwanda. Ubwo rero byarazamutse, abantu barakandamizwaga. Hari abazungu bajyaga bagira ngo babaha amata, tugakama amata, hakaba ibyo bita ibicuba nk'ibi mubona bajya bashyiramo amata bakabigemura. Ubwo rero abazungu bakabajyanira amata. Hirya y'aho rero Rudahigwa rwa Musinga hari n'abantu bari barahawe inka bakitwa Bagabire, bakajya baza kurundisha habo, bakakubwira batezene inka zabo, ukazizana bazishyiraho bagatoranyamo inziza bakazijyana. Rudahigwa aravuga ati ibi ni ugukoroneza, ubugabire mbuvanyeho, utanze inka bajye bamwitura bamuhimo, ariko uretse kugira ngo babanze batoranye. Ibyo birahigura. Rudahigwa hari ishyamba rya paraki, abantu barataka. Rudahigwa ati burya mwararenganye. Ishyamba ararifungura, arigeza ruguru, inka zirarisha, ibintu biratungana. Hari iyo migogo arayivanaho nabivuze. Hari n'ikiboko abantu bajyaga bakubitwa, ibyo bivanaho, ubugabira buvanaho. Rudahigwa ngira ngo nta nicyo yazize, kuko yaramaze kugeza ibintu ku rwego rushimishije. Niwe wakuyeho ubwo ibyo biboko, anakora n'ubwo buryo umuntu yakugabiraga bakaza bakagutoranyiriza. Ibyo bibaho rero. Byakuweho na Rudahigwa. Ubu uyu munsi wa none akarere ka Nyabihu cyangwa uyu murenge wa Bigogwe uri mu turere mu Rwanda tugifite inka nyinshi. Nabonye mugira ibikuyu, abantu baracyaragira, ariko izo nka zagiye zituruka kuri ubwo bwa gashaka buhake. N'ibyo byose byari bimeze nko gukoronezwa n'abo bazungu bo mu Rwanda rwa kera Rudahigwa yakuyeho. Noneho muratunganirwa. Ndi kumva ariho nk'inka zavuye n'ubu ngo mukamukizifite, ndetse muri mu turere twa mbere tugira inka nyinshi ahangaha, hakiba n'amata y'umwimerere. Ndakomeza nihute rero tujye kuri sogokuru wacu. Icyo kijyanye n'uko ahangaha abo batware bo ku bwami bwa Rudahigwa, tubona ibwami hari kure za Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ibijyanye n'amatwara y'ibwami kwa Rudahigwa, ese byagendwaga cyangwa byubahirizwaga neza ku murongo n'abantu bari batuye ino? Cyane ko urumva ko Rudahigwa yagiye avumbura ko mwagiye murengana, nibwo yafunguye ayo mashyamba. Mbere yaho yuko Rudahigwa abivumbura, abatware b'ino ahangaha bagenderaga ku mategeko yabo cyangwa bagenderaga ku matwara y'ibwami iyo ngiyo? Ubundi abatware baratwaraga, ariko bagatwara abantu mu buryo bubakandamiza, umeze nk'aho ari ubwabo. Kuko ibyo nakubwiye by'amata yabaga mbese umwana yabanjuye yameneka,
yasiba nk'ejo bakagutumiza ugakubitwa ibiboko uri kumva ugakubitwa ubwo rero twariho mu gihe nk'icyo ngicyo ariko bibabaje byari iby'abatware bazanaga ntabwo umwami wa kera ntabwo yari gukora ibintu nk'ibi ubwo rero ibyo Rudahigwa bivanyeho bitewe n'uko yabonye ari bibi abantu icyo gihe ntibanahingaga aravuga ati mujye mushaka uburyo bwo guhinga kuko kudahinga nabyo ni bibi bashyiraho ibyitwa za shiku bakabwira abantu bati nimuze tubereke aho muhinga kugira ngo inzara rwose itazabageramo bakagenda bagahinga bagahinga ibyo bita shiku ariko urumva babaga bategetswe n'abatware babo babihaga na gahunda igihe cyo gusarura hakaba n'ibihunikwa bashyiragamo kugira ngo abantu bajye barya badacurana nyuma yaho rero abantu barazamuka ingoma ya Rudahigwa ivaho haza repubulika ya mbere ariyo Kayibanda namubonye umutwa we yabaye nk'unyenyezaho gato zose uhari uzireba ubwo rero ku bwa Kayibanda nibwo abantu baje kujya bamererwa nabi abatutsi n'abahutu basubiranamo abazungu batuma abantu bamererwa nabi ibintu birazamba rero habaye itwika inanga aho abatutsi bari hose baratwika icyo gihe nari ndwaje murumuna wanjye mu Ruhengeri ndi mu kazu ka etaje niko kari kanahari karekare mbona imyotsi iri gucumba aho abatutsi bose batuye abatwikiye bizanywe na za ngoma za repubulika na ba bazungu bagiye bacamo ibice baravugaga bataba ntimuva indi imwe bariya baturutse kure niba ari muri Cade niba ari he muri za Etiyopiya ntabwo muva indi imwe babacamo ibice rero mwijyane n'amacakubiri abahutu n'abatutsi babanaga neza bageze aho barangana barabatwikira ibintu biracika aho ni muri za 59 59 nibwo twahunze tubino tujya Kongo bari kugenda batwikira abantu babundusha ko tutari bamwe kandi imbere yaho twaragabiranaga dusangira ubwo rero turahunga tujya muri Kongo tugeze rero ku ngoma ya Mobutu atubera neza turatunga turahinga tumererwa neza ubwo rero rwa rwango abazungu banatuzanyemo birakomeza rurakura 64 rero habaye intambara habanje kuba Akanyarwanda ikurikirwa na Murere abatutsi n'ubundi baratotezwa turasubira turameneshwa iyo inanga muri Kongo mwagezeyo musanga hari ingoma y'abahutu nuko nabo batangira ku buryo ino bohereje imihoro bayohereza muri Kongo yo gutema abatutsi umugabo wari ukize witwaga Bitegekimana imihoro irarunda turi kujyana rwango ruvuye mu Rwanda rwamukiye ubwo noneho rero tubonye bicitse turasubira turahunga tugaruka ino dusanga ari ingoma ya Kayibanda babanza gusatsibiriza ngo nta muntu nta mututsi abantu nibaturane neza Kayibanda asa ushaka kubisubiza ku murongo ubwo rero turatura Habyarimana rero yari umugabo w'ingabo ariko nabo barasuzuguranaga abahutu bo mu majyaruguru n'abahutu bo mu majyepfo barasuzuguranaga nabo ntibumvikana amupiga kudeta rero igihugu aragikapa twari turi aho imurera n'ubundi batwikira abatutsi ibintu biracika nta bindi byari bitangiye ngo nta muhutu nta mututsi birongera biradogeye ariko twaje kubimenya ko ari wabimwitiriye yabwiye abasirikare ngo nibagende batwike hanyuma yamurura uwo muriro abyitirira Kayibanda aravuga ati uyu muntu utangiye gutwikira abantu ntadukwiye kugira ngo yigiraho agiyeho ntiyabishyira ku murongo arayobora rero ariko n'ubundi hakaba gukandamizwa umuntu akaguhonyora ugashinyiriza ariko bakajya bacishamo bagaca imanza akabigira utsinzi ariko wanatsinda ntugire amahoro abazungu batugire nabi hirya yaho rero amaze kwima ingoma nari aho ngaho muri 73 nari mfite umukecuru urwaye mbona kumwirukankana ngo mujyane Kongo ndakomeza ndashinyiriza amaze gusaza rero nibwo nagiye ku ngoma ya Mobutu tubiyo
nibwo iyo ntambara yateraga turasubira turagaruka twarabuyerejwe wa mwana kubera abazungu. reka witseho gakeya nkomereze kuri sogokuru wacu aranakuruta ambwire noneho uko kuntu abazungu baje mu Rwanda, iby'amateka yabo, igihugu mbere y'aho ngaho, mbere yuko tugera aho ngaho duse nk'abasubira inyuma aho gatoya, atuganirire sogokuru atubwire ukuntu abazungu baje n'icyatumye baza bakageza ubwo batubibamo urwango rungana gutyo ibintu bikadogera. ibyo baza yego sogokuru niwe nagezeho tugere ku mbere y'uko abazungu batubibamo amacakubiri n'inzangano, baducamo ibice, ukuntu baje noneho n'icyari kibazanye kugeza aho badufata bugwate bakatudogereza ibintu. u Rwanda rwahoze ari urw'abami. tugiye ngo kuva kuri uwo Ruganzu wa mbere ukajya kuri Ruganzu wa kabiri ukajya ku wa gatatu, bikaza bikazageza kuri Rwabugiri. Rwabugiri afatira u Rwanda rwose no mu Uganda, umutwe w'Uganda witwa Bufumbira na Jomba. ibyo byose byari bya Rwabugiri kugenda ukagera ahitwa Iwarikari. hose ubu ni muri Uganda. hose ni muri Kongo. muri Kongo. Ibufumbira ni muri Uganda ubu ngubu. Muri Uganda. Bo noneho Rwabugira amaze gupfa, imfiri yose iyo nkurikiye umajije amateka, hajyaho Musinga umuhungu we. yego. Musinga ahagiye habanza abapadiri baza kumusaba ikibanza, babona ko nabaha i Nyanza bazamuzungura, abaha i Butare ngo ntibazahashobora. yari atuye i Nyanza. yari i Nyanza nyine na n'ubu ngubu niho ibigabiro biri by'ibwami. abazungu baje ubwo abapadiri baje nibo bazanye n'Ababiligi. abapadiri bigisha. noneho abazungu bafata Musinga bati tukujyane i Kamembe, wowe ntushoboye, ahasigaye umuhungu wawe aba umutegetsi. ariko basezerana yuko iyi Rwanda bazamaramo imyaka 50, abazungu bakayivamo, abatutsi bakagenga nk'uko bagengaga. bari bafite garanti y'imyaka 50 bakongera bakagenda. yari myinshi. imyaka 50 ishize, ubwo Musinga we yari ipfiriye, ariko Rudahigwa azana nyina Kankazi. noneho abapadiri baraza babaza wa mukecuru bati se umwami yagiye? ati yagiye mbese mu Burayi. bamusanze i Nyanza. ese yari yajyanywe n'iki? ni umukecuru wawe. ati reka mbereke n'icyo yazanye. abereka igipapuro. bagiye gusoma basanga ari ya myaka yuko bakwiye kugenda, bakwiye kuvaho. ubwo rero bashaka uburyo bakwica Rudahigwa, kuko bari babonye ko agiye kubirukana. bamutumaho ibinyungwe i Bukavu, i Bujumbura niho hari ibiro bikuru. ageze bamutega igihindi muri Nyungwe. igihindi Rudahigwa aragifata, aragikunkumura, agishyira kuri kariseri. igihindi ni iki? igihindi kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe. kimeze nk'umuntu ariko kitagaragara nk'umuntu, gifite ingufu. mbese nkugereranize n'ingufu gutuma ingagi ngo igufate. bakimuteze ngo kimuhitanire muri Nyungwe, aragikunkumura. ari bafite imbaraga, nta ntwaro. akijyaniye iyo i Bujumbura.
babona ko batari bumwice. agenda agifite yanacisha. Babona ko nta kundi bari bumugire, bati genda inama turayisubitse uzagaruke subira tugutumeho. Agiye gusubirayo asanga batenze intebe nkuko mu biro, imbere y'umuntu Nkuko n'ameza ye, twicaye. imbere y'umuntu n'ameza ye bashyizeho ibirahure, ikirahure cye rero barashyizemo side, batuyinywe arayireba iramushisha, batuyinywe butayinyoye bapfa. Ariko amaze kuyinywa saa sita bati Rudahigwa amaze gupfa. Nuko yapfuye. Nuko yapfuye. Bari bakiri i Bujumbura. Naho hari mu matwara y'urwo Rwanda cyangwa hari mu kindi Rwanda gusa kandi ubyumva. ubwo na bya bice wambweza Wayikare, Bufumbira hose byari urwo Rwanda Rudahigwa atwaye. Apfa gutyo. Apfa ryo. Abazungu bati nta kundi bakata imipaka. Amaze gupfa. Iyo bashyizeho imipaka, bayishyizeho mbere ise Musinga bamaze kumurereka, bamujyanye i Kamembe. Abazungu noneho barabona bati igihugu kugira ngo gitungane ni uko twagicamo ibice, tukakibasha. bashyira umupaka ahitwa mu Cyanika. Mu Cyanika ubu ni mu karere ka Burera. Ka Burera. Ahahindura Kongo. Ahagira umupaka nawe ati hano ni muri Kongo, aha ni Muri mu Kongo mbega ni Brazzaville, ni Leopoldville. Ubwo rero Leopoldville niyo yahindutse Kinshasa. ashyira umupaka ubu ahitwa ubu ngubu mu karere Hitwaga Leopoldville, buno ni hitwa Kinshasa. ahashyira undi mupaka. Ahashyira undi mupaka. Yego. Yahumva rero abatutsi baharanira uburenganzira bwabo. Bahora bavuga ko ari ahabo. Ari ahabo. Somba yose ukajyana hose kuzageza muri Warikare ari abatutsi. Tayandi batekanye. Ayo mateka turayumvise rwose ukuntu abazungu baje. Ubwo ni naho haturutse na za zangano uyu musaza yadusobanuriraga, aribwo batangiye kwerekana abahutu n'abatutsi. Nisekaye sinkubwiye ko aribo babibye amacakubiri. Dore umuzungu umubiri yagiraga cy'ingofero akagutungira agatoki, akabavuza iki? yerekanye uwo bari umututsi. Yayihengekaga agatunga urutoki bwabaga bawe umututsi. Yakwerekanaga wowe w'umututsi, bakakwicara ngo bakagira bati. Ubwo ibijyanye n'ibirunga ko biri muri aka gace ubona bimwe biri mu Rwanda ibindi biri mu Bugande, ubwo byose byari muri urwo Rwanda rwa Rudahigwa yatwaraga. Gusa ntibiri hariya muhabura si biruta byose. No hejuru hariho ingezi. Iraho muri mu Cyanika. Yego. Aho nakubwiye navukiye. Irumvikanye. Ubwo amateka y'inaha ngaha mu Bigogwe nuko byagiye biza kimwe no mu Rwanda rundi, hari n'indi mipaka bagiye bashyiraho ahitwa ubu mu majyepfo, iyo za Bujumbura hahinduka mu Burundi, n'indi u Rwanda rwose. Ibyo n'abazungu n'ababirigi. N'ababirigi babikora. Babishyizeho. Nta bandi n'ababirigi. Aho byaturutse biri kumvikana. Turihuta tujye wari ukomoje ku birunga. Ibirunga byari iby'u Rwanda. Byose ni iby'u Rwanda na n'ubu ngubu. Aricyo wari ugiye kongeraho umusaza. Buno ntabwo ari iby'u Rwanda byose. Bamaze kubigenza batyo bakajya bakatamo kabiri. Urumva ko mbere kugeza iyo ngiyo muri za Bufumbira no hirya iyo ngiyo, ubwo ku bwa Rudahigwa yasanze baragiye bagabanya, ariko noneho bisa naho byihanganye. Ariko n'ubundi Kongo ikanamiza u Rwanda, inka zafatirwaga muri paraki hano barazinyagaga zikajya ahitwa Irucuru, bazisangayo kujya kuzigombora bakandura ubuganga, bagera ino bagapfa, bakandura malariya. Niyo mwitaga ubuganga, bagera ino bagapfa. Abantu baza gutaka babwira Rudahigwa batari ko turarenganya. Paraki yino inka zirenga umukatikati
bakazifata bakazijyana irucuru nuko bimeze ngo bahamagara rero abakongomani baca umupaka bati izizorenga aha zikajya muri Kongo nizo muzajyana ariko mu Rwanda ntihakagire izo mufata ngo zigire urucuru ubwo zijya ziguma ino babaca amande kuko barengereye ariko ntizigasubire iyo ngiyo ubwo rero udahigwa yumvikana nabo abantu ntibasubira kunyagwa ngo zijye zigira urucuru abazikurikiye ngo barware malariya. nkurikije amateka mumbwiye uko u Rwanda rwari rumeze mbere uko abazungu baje bakagenda bagira ibyo bahindura bagiye bagabanya uko ubutegetsi bwagiye bukurikirana bakatugeza no ku bihe nanjye nari ndiho byo muri jenoside yakorewe abatutsi ku by'urwango rwazanywe n'abazungu birumvikana neza umuntu wumvise aya mateka cyangwa iki kiganiro tugiranye yahita byumva ko u Rwanda, u Burundi, u Bugande na Kongo bari abantu bamwe bameze nk'abafite imico imwe bagabirana bameze nk'aho ari bamwe mbere y'uko ibyo ngibyo bigenda nuko ndi kubyumva. None tugera ku musozo kugira ngo mbareke muruhukemo ikinyarwanda cy'ubu ngubu sinamenya ikinyarwanda cyanyu cyangwa twitse kuruhukana nibyo no kwitsa n'ikinyarwanda. ubwo tugana ku musozo na yahe cyangwa iyihe nama cyangwa icyo mwabwira urubyiruko rw'ubu ngubu abariho ubu ngubu muri iyi myaka ya za 2024 cyangwa n'abandi bazaza ku bijyanye n'amateka tuganire y'ukuntu u Rwanda rwari rumeze mbere, ni iyihe nama cyangwa icyo mwabwira urubyiruko rw'ubu ngubu rwakurira muri urwo rwangano rwo kumva ngo ngiye ngo ndi umuhutu ngo ndi umututsi ngo data yari umuhutu ngo data yari umututsi bidafite aho bishingiye kuko byazanywe n'abazungu mbere twarumwe? Nihe nama mwagira urubyiruko rw'uyu munsi wa none ndetse n'abazabakomokaho cyane ko mwebwe ari mwe mugifite ayo mateka no kubimenya undi uzaza nyuma atazamenya? Ndahera kuri sogokuru wacu, inama cyangwa icyo yabwira urubyiruko. Inama ndayiguhaye. Yego urumvise yakubwira iryo pfa ryanjye ryose ariko kuko abantu atari Imana nagiye mpunga nkabyara njyewe naraga abana banjye ngo bazakurikire ubwoko bwabo kandi bakomeze amateka y'abasekuru bashaka bazapfe bashire ariko bakurikiye u Rwanda rwabo, u Rwanda no kuba ari abanyarwanda. Urakoze sogokuru, nawe uritsaho ko yaravuze inama urubyiruko ko mufite muri bakuru, mufite abana, mufite abuzukuru, twagira urubyiruko rw'ubu ngubu ndetse n'abazabakomokaho kugira ngo ibyo byadutandukanyije, ibyo byatumye tugera ku mabi yagwirira u Rwanda bitazongera. Niye nama wagira urubyiruko nawe? Inama nagira urubyiruko, kuba umuhutu ntabwo ari ubwoko, ni izina yiswe na se yitwa Gahutu. Kuba umututsi si ubwoko, ni izina yiswe yitwa Gatutsi. N'umutwa yiswe Gatwa. Noneho umuhutu abyaye abana benshi, Gahutu bamwitirira abana be ngo ni Abahutu. Ni iryo zina ry'igisekuru. Bari abantu basanzwe basangira kandi basanga ibere. Yego. Noneho n'Agatutsi nawe abyaye abana bagwiriye baramwitirirwa ngo ni Abatutsi. N'Abatwa ni nk'uko. Yego. Icyo nabwira urubyiruko rero ni ukuvana urwango mu mitima yanyu ngo ntihakagira ababashuka. Mujye mukundana muzi ko muva indi imwe, mutiyumvamwo kuba umuhutu nangwa kuba umututsi, mukamenyana mugasangira ibyanyu, mugahana inama ntimugambanirane, mugakundana nk'abavukana. Iyo niyo nama nabaha. Murakoze cyane, reka mbashimire, ntabwo ngiye kubatinza. Inama yumvikanye, iby'urubyiruko dusabwa natwe twabyumvise, gukomeza tugakurikira ubwoko bwacu bw'Abanyarwanda, cyane ko numvise no mu mateka dutangira ya Bigogwe wambwiye ko hariho umuntu wari umutwa witwaga Beri. Urumva ko kera yaba Abatwa yaba Abahutu bari bahari kandi basangiye kandi bumvikana. Reka mbashimire kubw'uyu mwanya muduhaye, nshimire n'abakurikiye ikiganiro cyacu twagiranye kuri Bantu Bacu TV. Tuzakomeza kubana ndetse no mu bindi, nidukenera amateka, nidukenera inama z'abakuru, tuzajya tubegera mutugire inama, natwe tuzasigasira u Rwanda ruzahoreho kandi ruzagere kure heza. Reka mbashimire mu sogokuru wanjye. Urakoze. Reka nawe ngushimire. Urakoze muhungu wanjye. Urakoze cyane.